Reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire nawe utari wabasha kubikora. Reka nizere yuko ugiye kubikora kandi nawe bikugendekire gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibigohera umugisha. Amakuru y'uno munsi rero tujye kuba twagarukaho gusa sinza ahantu ndi buhere bitewe nuko umuziki wo mu Rwanda umaze kugera ku rwego rundi umuntu wari wese atapfa gukeka yuko mu gihe kingana gutya rwose umuziki wo mu Rwanda waba ugeze kuri no level. Ibyo murabizi yuko rwose muri East Africa mu bihe byashize twari tuyobowe n'igihugu cya Uganda ndetse n'abarundi n'abatanzania, ugashyiraho n'abakongomani ugasanga umuziki wo mu Rwanda usa nkaho udahari bitewe nuko haba mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda mu bihugu by'ibituranyi abantu benshi bikundiraga indirimbo zo hanze kurenza izo muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu ngubu aho bisigaye bigeze ku rwego rushimishije bitewe nuko icyagiyemo hagiyemo imbaraga nyinshi mu muziki nyarwanda, bisobanuye yuko rwose ariyo mpamvu dusigaye turi hejuru. Murabizi yuko mu minsi ishize Israel Mbonyi avuye mu gihugu cya Kenya akaba ariho yari yagiye gutaramira ndetse akanakirwa nk'umwami rwose uje ahantu runaka ndetse akaba yarateguriwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo tugiye kuba twagarukaho, ahubwo ikintu tugiye kuba twagarukaho ni iri tsinda rya 155am aho rwose harimo abahanzi bagiye batandukanye. Murabizi yuko harimo Munyakazi uraburije ariwe Bruce Melody, hakabamo Kenny Soul, hakabamo na producer wa mbere ndetse akaba n'umuhanzi uwo nta wundi bakaba bamwita Element. Ibyo byo ntawe utabizi yuko iri tsinda rwose rikomeye cyane bitewe nuko ruri mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye ariko byose bigamije kuba babona amafaranga. Murabizi yuko Coach Gael nyiri 155am yaturutse mu gihugu cya Amerika ariho yakundaga kuba barizwa, ariko akaba yaraje ubu ngubu kugira ngo ibintu byose abikorere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo byo ntawe utabizi, ntago nirirwa mbigarukaho, ahubwo icyo ngiye kuba nagarukaho iri tsinda rya 155am rikaba rigiye gukora agahigo kategeze gakorwa n'undi muntu wari wese muri kino gihugu cy'u Rwanda. Amateka rero 155 igiye gukora ni mateka y'iki cyangwa ni amateka ameze ute, birimo biraturuka he, ayo makuru aturutse arava he akajya he? Uyu muhanzi Bruce Melody musanzwe mumenyereye nka Munyakazi uraburije, murabizi yuko yakoze When She's Around ayifatanyijemo na Shaggy. Irakundwa cyane, ituma yitabira ibitaramo bigiye bitandukanye haba muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri Europe ndetse akarusho bajya no muri Amerika. Ibyo byose byatewe nuko rwose promotion cyangwa promotion ku ba YouTubers cyangwa se abandi bagiye batandukanye bose babifite morali, bifite aho biri kuva naho biri kujya ibijyanye na service. Ibyo byose bikaba biri kugenda mu buryo rwose bimeze neza. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo tugiye kuba twagarukaho, ahubwo ikintu tugiye kuba twagarukaho muri 155am. Murabizi kuri album y'uno mugabo Bruce Melody Itaha Iwacu, murabizi yuko yasohoye akaririmbo kamwe ariko sowe ndetse kakaba karanakunzwe n'abantu benshi bitewe nuko kakorewe promotion nyinshi, karakundwa ndetse abantu benshi bagakomeza kugenda bakarebana n'ubu kakirebwa. Muri 155am rero ikintu kiri kuvugwamo ni ikintu gihambaye cyane kandi kiremereye. Wakibaza ngo ikintu kiri kuvugwa muri 155am ni igiki? Ariko reka nizere yuko wowe utangiye kubyibaza cyangwa se nawe warebye ino video kugeza igejeje aya maginga, ndeka nkwifurize yuko rwose wagira icyo wakora kugira ngo subscribe zikomeze kugenda ziyongera ndetse ushyireho n'iyo commentaire yawe, ushyireho na like kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Reka twigarukire muri 155am ibiri kuvugwamo. Uyu muhanzi Bruce Melody
kugira ngo ubashe kuba wabyumva neza, ari gutegura alubumu yewe yanatangaje yuko rwose iyi alubumu ayirimo kandi ariyo gihe kirekire bitewe n'uko ayimaranye igihe kirekire, aho avuga yuko rwose atabapfunyikira kuko yagiye kureba abandi uko bacuruza umuziki, ariko gusa ibyo atari kwemeranya n'abantu, aba bantu bakora umuziki banawucuruza, ibyo bintu byo kugenda ugatinda ukicisha abantu irungu, ibyo bintu byo bibaho cyangwa birashoboka. Bruce Melody yavuze yuko yatangaje yuko rwose bitewe n'uko iyi alubumu ashaka kuyikora yitonze kandi akayishyiramo utuntu tw'utumanyeri cyangwa se utuntu tw'utudizayini dushobora kuba twakundwa n'abantu. Ibyo byose Bruce Melody yakomeje kugenda abivugaho, ariko icyo yagaragazaga yuko ni uko ashobora kuba ari gushaka amakorabo aremereye cyane, yuko rwose n'indirimbo yamutumbagije cyane ari korabo yari yakoze. Ibyo byose nubwo bimeze gutyo, ntago korabo z'abahanzi baturutse hanze ntago ibyo ngibyo bivuyeho, ahubwo ni amakuru ari kunugwanugwa yuko uyu Bruce Melody muri 155am ashobora kuba yakorana n'uyu mugabo bita The Ben. Indirimbo bakomeje kugenda bavuga yuko basubitse bitewe n'uko uyu The Ben yari ari gukina PlayStation akabura umwanya wo kuba yajya kurikodinga, ndetse murabibona yuko rwose na Safi nawe nuko akaba ari amakorabo ya hano mu Rwanda yatangiye kuba yanugwanugwa yuko rwose uyu muhanzi Bruce Melody ashobora kuba ari gutegura igikorwa kiremereye cyane kandi gishobora kuzaba cyakundwa n'abantu bagiye batandukanye. Ku rukuta rwiwe rwa Instagram nibwo yashyizeho itangazo ati bantu banjye muriteguye gukuba urukweto, nk'uko nabe basezeranyije yuko ntacyo muzamborana, igihe kirageze rero kugira ati mbiyereke uwo ndiwe. Ngayo nguko rero reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire.